kwinisha dibu ngo na maraya ngo n'umukinnyi wa filime ngo indaya zibonye abagabo ubwo Imana yaziblessinze ngo barashakanye ngo bonaga ari indaya sibaza ukifuza nago umugabo abona icyana kimeze neza baby akakifuza nago business yose bashakamo abakobwa. Jacky Sharon je ndabanza kugaya nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview nawe rega bitavuga ati bari ubwanjye uburiri buryama abantu nka batanu muri double no etonze it's okay none kirenze nanagushakiye n'ahantu ukwiriye gukorera uwo muhango wo kumporoporeza umve ikuri busuku nta n'ubushobozi wari ufite bwo gushaka dress bisa nkaho nari narongoreye nari narishakiye umugabo bibabyita kwishakira kuko ntago yacatse mwana wacu Nyimbana Jacky Sharon je ndabanza kugaya nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview nawe rega ngo asiga hamagara press conference muze kureba mikoro zari zimuri imbere ariko turaza kubihagurukira for sure turaza kubihagurukira niba ziriya content z'umwanda kuri arizo ugomba kwa uploadinga warangiza ugahereza abantu bakureba abanyarwanda nabyo turaza kubihagurukira bitavuga ati ndamufunye ushaka ngo ugiye kwita muri toilette none sinari nyine rega yakoresheje bizi anje biraba biki jewe tujye kurya amafaranga ari kuvuga sabase yani wasanga ari kamaro wakugira iyo nama twakoreye impamvu nta kintu bimbwiye urumva cyase ni iki dore ngiye kwita amikiro ngira nyambo nyimenye wese muri wese twajugunye muri miserability muri politiki kamara ahita yitoragura uraho nani umuntu kubeshebesha kana kagakobwa muri ntabwo abiri gitano cyaburi gitano cya desi ujugunye muri politiki kamara yitoragura magana abiri ndabizi ni magana abiri ege ibihumbi magana abiri byawe kwinisha dibu ngo na maraya ngo n'umukinnyi wa filime ngo indaya zibonye abagabo ubwo Imana yaziblessinze sibyo ubwo Imana yaziblessinze urakoze ku muntu wese wambatije izina ngo indaya ibonye umugabo broski indaya ni bene wa indaya ni wowe nje ntago ndi indaya yawe man nundi munsi mujye mwireba mbere yuko mwandika iryo jambo Jacky mbere yuko ngera kuri ibyo biganiro rero byagiye bitambuka nabonye byana kubabaje ngiye kubaza ikibazo kimwe gifite A na B nyine se agahinda mwaneye bro uretseho gato amarira mwandijije amazina mwanyise mwangize ikivumwe muri ino si mungira ikivumwe muri kino gihugu cyacu mungira ikivumwe kuri buri muntu wese ariko Imana yo mwijuru irakoze kugira gutya ikavivura ikamva naho igisebo cyanyu n'igisuzuguro cyanyu mu kigumane muzana gipfane mu izina rya Yesu. Jacky narireze Jacky nababajwe na famille mbabazwa nabo nita inshuti mbabazwa nabo nita abavandimwe mbabazwa n'imihandi irankanyagira mbabaza umutima wanjye agenda ugihindura ibuye ngira amahirwe mbona umugabo nkunda mwese mwasamye amenyo yanyu ameze gutya nk'ayabadayimoni uvuga ngo ngurasazubaka ngura niyo yabona umugabo nta mugabo wamukunda uriya wankunze harya ni igiki tugiye kwinjira n'umugore abantu baravuga bati n'umugore uriya wankunze n'umugore mugenzi wanyu ufite ivuzi nk'iryanyu ufite amatwi yapfuye nk'ayanyu ufite amaso atareba nk'ayanyu none ko nta bihanga bibiri bibana mu nkoni imwe sinatukanye ubona tutse basisore sinabishaka Jacky none se none komeza ubanikira amamero umenye ko bashonje umugabo wawe umusheri wawe urumva niba adakunda akamenyero ntago agakunda ko nta bihanga bibiri bibana mu nkoni imwe birabana kandi bibana neza je ndabikubwiye nta bihanga bibiri bibana mu nkoni twebwe tubanye neza rero nta nkube ebyiri mu gicu Jacky nta nkube ebyiri mu gicu nubwo njyewe ngira amahane n'ikarakasa ngira gute hari aho ngira amahane yanjye agashira urumva buriya umugabo wese ahava akagira kunda umugore uca bugufi ngera no nca bugufi kubarenza mwese
uri seriye. njye nzi guca bugufi. Mu mpangare munyita amazina munega iminsi are munega abantu. Rero Jacky ntuze mbaka marayika ndi Yesu se wacunguye isi? Ntago ndi Yesu, sineza no kuba Yesu, sineza no kuba marayika. abandi bati uriya mugabo afite ubwene gihugu bw'ubirigi, afite amasaro, ati Jacky yamenye amakuru, amenye yuko umugabo afite agaceri, atangaho ndemera magwe. Ati nahandi najya none se reka mbanze mbabazi, nagiye mbona ruduce bagarura twavuga ngo nago abana n'umugabo utagira amafaranga, ubwo bashobora barashatse amakuru nyine bakaba amafaranga yabo. Muri bake harya, muri bake mumbwire muri bake abanerese, muri bakeya mufite amafaranga mwavuze ariko ngo nakurikiye amafaranga. Mwe nayo mwari mufite muza guhunshaka ngo turyamane, mwe nago mwari muyafite. Izo miliyoni zanyu nago nigeze nzikoraho muca abagore banyu nyuma. Yego ko Like this munyubahe pro. Mwe mwabuze abatereta disi we mu muhame hamwe muracacuye muri mu makanzu mwimaringa mwigira beza. Tanga umugore ari hariya arimo aradandaza igihe mukayego ko nukamubona ngo mu bitenge kubwo uri kumbwira. Ukuvuga ngo uyu munsi utandukanya ukora uburaya n'utabukora biragoye kuko twese turi izo mani. Nakuntu nge wambwira buryo ki ngo umugore n'umugabo ngo barashakanye ngo bonaga ari indaya, sibaza ukifuza. Nago umugabo abona icyana kimeze neza baby akakifuza. Nago business yose bashakamo abakobwa sabanza akamusaba umusundi wese kugira ngo babonane. Hanyuma si uwo mugore we uba ufite company yiwe kugira ngo umusore amukorere, sabanza akamubwira ati baryamane. Ibyo ni ibiki? Mwaje mukareba ibintu biri kubera muri ino mihanda. Kuki biriho? Kuko ariyo si turimo. Byagenze bite? Kuko ariyo si turimo bizanagumaho naho bizajya. Aba bahanuzi b'ibinyoma nibo bangije isi. Aza kivugishwa ngo amajambo y'Imana arabura kureba byanze arimo arashaka. Jacky Sharon njyewe ndabanza kugaya ubutumwa ntanga, ndabanza kugaya abamuha platform, abamutunga mikro. Nahoze ndeba Iris imukoresha interview. Iris sinzi niba ari hano, mumumbwirire uriya niwe content creator we yabonye ni ibiki avuga yumva. Iris ni ukuvuga ngo editorial line ye ibira nibyo yumva yageza ku banyarwanda. Nahoze ndeba n'abantu bamukoresheje interview, nawe rega ngo asiga ahamagara press conference, muze kureba mikoro zari zimuri imbere. Abo nibo nagaya, nkagaya n'ababikwirakwiza, nibo nagaya. Undi we ngira ngo ibyo uvugira ku mbuga nkoranyambaga bigaragaza uriwe.